Hari mu masaha ya saa tanu z'amanywa ubwo umugore w'umunyarwandakazi ngo wari warashakiye mu gihugu cya Uganda yageze muri gare ya Musanze avuye mu gihugu cya Uganda maze ngo agerageje gusohoka mu modoka biranga. Ubwo twaganiraga n'abari bahari babonye uko byagenze, bavuze ko mu makuru bumvise ngo bishoboka ko ari imyuka mibi umugabo we w'umugande bari barashakanye yamwoherereje, dore ko ngo uyu mugore yari aturutse umugabo we kubera ko batari babanye neza. Abaturage twaganiriye tubasanze muri gare ya Musanze aho ibi byabereye, dore ko babidutangarije. Baraduhamagaye bati umugore yanze kuva ku ntebe yamatanye n'intebe. None tuza turi kwirukanka twese ababose uri kubona ababose baje bari kwiruka icyo kibazo baje bose bahurijwe n'umubyeyi mugenzi wacu wafatanye n'intebe. None tuhageze tukoko duhageje mu idirisha dusanga umubyeyi yanze guhaguruka reka da, baraterura reka da, banyeganyeza reka da bikanga. None tubajije amakuru twumva ko umugabo we ari we wamukubitaga akamuhohotera, mbese ibintu akamukubita ngo aragiye no kumwica. Ni umunyarwanda avuye i Buganda atorotse arihungira mu gihugu cyabo. Umugabo we ni umugande, umukobwa ni umunyarwanda. Ubwo inkoni zari zimurembereje rero azatorotse arihungira he mu gihugu cyabo. Bavuganye ari kuvuga, bavuganye n'abari bari gushaka kumukuramo, umugabo avuga yuko birakunda ruko asubiye iwabo i Bugande. Mageze ari mu modoka bavuga ko n'abagabo 100 batamuterura, cyokora nanjye sanze ari byo uvuga ngo ameze nk'uwikoreye beto naira ntebe ntiwayikuraho, nubwo mwaba abagabo 20 ntago mwamuvanamo biranga. Mu bigaragara umugabo ngo ni ibintu byamuteye biratuma atayivamo, kandi uwo mugore nawe yahukanye ngo yarafashwe nabi n'umugabo. Nyine nabonye uwo mugore bari kumukura mu modoka biranga, yanga kuvamo, baraterura biranga. Ngenye yagera nasanze bari kumukura mu modoka ariko bitari kwemera, bagaterura umugore agafata imodoka ariko agakomeza n'imbaraga nyinshi bigaragara ko adashobora gusohoka. Ubwo nyine yari yahukanye ngo umugabo bari babanye nabi, yaramugize imbata yaho, yaje gutyo arafite igikapu mu ntoki, agakapu gatoya katarimo n'ibintu, katarimo n'imizigo, ariko nyine yari yaramufashe nabi. Wagize amahirwe yo gusohoka mu Rwanda, ageze mu Rwanda ikosa yakoze nuko amuhamagaye akamubwira ngo nge nigereyeyo mu Rwanda, ageze mu gihugu cyane. Umugabo we mu bigaragara niwe wabimuterereje. Ibi byatumye tuvugana n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru, Superintendent of Police Jean Bosco Mwiseneza, avuga ko uyu mubyeyi yari avuye mu gihugu cya Uganda koko, maze ageze muri gare ya Musanze atinda guhaguruka mu modoka, hanyuma ngo abantu bahita bibwira ko hari ibibazo afite maze barahurura. Gusa ngo polisi yahageze isanga inteko yaremye, bituma babura uko bakurikirana iby'uyu mubyeyi mu mutuzo. Biba ngombwa ko iyo modoka yari imutwaye ijyanwa ku cyicaro cya polisi kugira ngo bakurikirane neza ikibazo cy'uyu mubyeyi. Gusa ngo nyuma yo kumuganiriza basanze nta kibazo afite cy'imyuka mibi nk'uko byavugwaga, maze ngo bahita bamwohereza iwabo aho yerekezaga mu murenge wa Kimonyi w'akarere ka Musanze. Ni umunyarwanda wavaga mu gihugu cya Uganda atinda guhaguruka mu modoka, abantu bagira ngo yagize ikibazo, ariko natwe batumenyesheje turahagera, ariko hari abantu benshi ku buryo batashobora gutuma umuntu agira icyo amubaza. Biba ngombwa ko dusohora imodoka tuyizana mu kigo, umudamu ava mu modoka. Bavugaga ko bamuroze, ariko abantu bakwiye kuva muri iyo myumvire yo kumva ko uburozi buhari. Ariko kugeza ubu ngubu umuntu ni muzima, ni umuturage wo mu murenge wa Kimonyi mu kagari ka Buramira mu mudugudu wa Kamugeni, nta kibazo. Kugeza ubu ngubu nuko umuntu nta kibazo afite na kimwe kijyanye n'ubuzima bwe. Niba afitanye ibibazo n'umugabo ibyo ntabwo twabigiyemo, ariko we twebwe twari ikibazo twashaka kumenya nyamukuru, twashaka kumenya ese ibyo bavuga, kuko natwe baduhuruje batubwira ko yaheze mu modoka. Tumugeza mu kigo, ava mu modoka neza, atubwira ibye, atubwira aho atuye n'ahavuye mu gihugu cya Uganda. Nubwo aba baturage bavuga ko ibyo babonye byabaye kuri uyu mubyeyi bidasanzwe, gusa hari bamwe bahamya ko iyo myuka mibi ishobora kubibaho koko, dore ko ngo atari ubwa mbere bumvise cyangwa se babonye ibintu nk'ibi. Gaston Nirembere, BTN TV.